Okay, muraho nshuti bakunze ibisi none TV. Okay, mwongeye kwirirwa. Okay, tugiye kubagezaho igice cya 7 cy'inkuru y'ubuzima kuki Arinjye. Mu gice giheruka duheruka ubwo Peter yarabonye umuryango umurera nk'umwana mu rugo ndetse agiye no gukomeza ishuri. Ese byaje kugenda gute? Igice cya 7. Papa Clovis hajya shango warangije amashuri abanza ndetse ufite n'amanota ya mbere njyewe. Yego niko bimeze. Papa Clovis itegure rero mu cyumweru gitaha ugomba gukomeza ishuri njyewe. Oh my god, njyewe Mama Clovis nibyo rwose Peter. Ibyo Papa Clovis avuga ntabeshya, ukeneye kwiga kandi ukabasha kugera ku nzozi zawe. Ba mutima zaramfashe kuvuga birananira. Ntekereza ukuntu ngiye gusubira ku ishuri, amahirwe nabuze umunsi nsindira ikizamini nkaba nyabonye kuba tarambyaye. Kubantabaye nagize impanuka, ikiniga cyaramfashe ariko ndihangana. Mu kajwi gato ndashimira njyewe, ni ukuri murakoze, ntacyo nabona nabitura. Papa Clovis urakoze gushima mwana wanjye, kuko ibyo nkora byose ni ukugira ngo umuryango wanjye uzagire akazoza. Nkora byose ni ukugira ngo umuryango wanjye uzagire akazoza mu gihe nzaba ntakiriho. Bazasigare badahangayitse. Tukiri kuganira Clovis yatugezeho adandabira nahita angwaho, nanjye mufata ataragera hasi. Mama Clovis ayiwe umwana wanjye abaye iki? Papa Clovis niko sha, uri ninde uguhaye inzoga ngo tubonane? Kodyo agera naho agusindisha ntibishoboka. Clovis erega papa ntago nanyoye inzoga, ahubwo n'abana twa turi gukina kuri kiriya cyuma kikaraga none narwaye muzunga twese hahaha. Twakomeje ibyishimo nk'umuryango, amasaha akuze turataha. Twageze mu rugo umuzamu arakingura twinjira mu nzu dusanga umukozi yateguye ameza, ariko muri ako kanya ntawigeze arya kuko twari twahaze, ahubwo twasezeranyeho tujya kuruhuka. Mu gitondo nabyutse kare nk'uko nari naramenyereye kubyuka kare nkiri iwacu mu cyaro. Ubwo nasanze n'umukozi yabyutse, mufasha gukora uturimo two mu gitondo, ategura ifunguro. Ubwo n'abandi barabyutse tujya ku meza gufata ifunguro rya mu gitondo. Twasoje Papa Clovis ajya mu kazi. Mama Clovis we uwo munsi ntabwo yagiyeyo, ahubwo yiriwe mu rugo. Ubwo yakomeje kutuganiriza njye na Clovis, ubona ikiganiro cyaryoshye. Mama Clovis ahubwo Peter itegure mu kanya turajyana mwe kuri shop ujye kureba ibikoresho uzakenera ku ishuri njyewe. Okay, noneho reka nitegure ntabatinza mu nzira. Clovis mama turajyana ntabwo nsiga. Mama Clovis yego sheri ntabwo nagusiga, subize se ko ntabikora. Clovis nagize ngo uyu munsi urabyiga wiryamire na Peter gusa. Mama Clovis oya sheri. Ubwo yahise aha Clovis akabizu kwitama. Atangira kumukinisha. Uwo muryango wabonaga wishimye ku buryo nta munsi wari usangamo intonganya. Ubwo nitegereza ukuntu Mama Clovis ari gukina na Clovis nkabona ni byiza cyane. Nkatekereza ubwo nabaga ndi kumwe na mama ari kunshira imigani. Nahise ngenda nditegura vuba nsanga nabo bamaze kwitegura. Umukozi ategura ameza, tubanze gushimira Imana kubw'iryo funguro. Dushoje twinjira imodoka Mama Clovis yajyanaga ku kazi, ubundi turerekera. Ubwo twaragiye tugeze ku iduka dutangira guhaha. Ubwo Mama Clovis yahise ambwira, Mama Clovis Peter ngaho rero reba imyenda ukunze ubundi utangire wigere urebe. Ubwo natangiye kuzenguruka hose nkabona imyenda irimo yose ni myiza.
uwo ngezeho nkumva nafata uwo. Ubwo twarinze tuzenguruka hose nta n'umwe ndahitamo. Ubwo mama Clovis yabonye nta n'umwe misemo aramwenyura ahita ambaza, mama Clovis none se Peter nta mwenda uhitamo kandi irimo myinshi? Mama Clovis ntakubeshye nabuze uwo nafata n'uwo ndeka. Mama Clovis reka reka nze noneho nkufashe. Mama Clovis Peter ngwino nkwereke imyenda uhitamo kandi ni myiza. Ubwo nakurikiye Clovis aho yari agiye kunyereka. Tugezeyo tugeze ahamanitse imyenda y'abana bato ahita ambwira, Clovis bro dore imyenda nkwitiyemo. Mama Clovis yamaze kubona imyenda Clovis ampitiyemo araturika araseka. Mama Clovis ariko Clovis ni ukuri uranshimisha. Ubwo urabona iyo myenda yakwira Peter? Clovis none se mama urabona ino myenda atari myiza koko? Mama Clovis oya Clovis ntabwo iyo myenda twayigura, ni mitoya kuri Peter. Tubibutse ko Peter ari we Rugamba, uretse ko nyine nyuma yo kwibagirwa yaje guhindurirwa izina kuko atibukaga irya mbere ubu tumwita Peter. Naho ubundi filime itangiye yari Muhire, inkuru itangiye yari Muhire, kandi ubu ngubu tubibutsa ko ino nkuru uri kuyitubara ari Peter ayibarira umwana wiwe Ken, aho bicaye ahantu mu gasantere ku ntebe. Twakomeje karagaciyemo ku bataratangiranye ino nkuru. Clovis yahise atangira kurira kubera mama we yari yanze kumugurira imyenda yari yampitiyemo. Ahita avuga, Clovis mama noneho ntabwo ukunda Peter niba wanze kumugurira ino myenda kandi ari myiza. Mu by'ukuri byankoze ahantu mbonye ukuntu umuryango wose unyishimiye kandi bose banyifuriza kugaragara neza kugera ku mwana muto. Clovis yakomeje kurira kubera ngo mama we yanze kungurira imyenda Clovis yampitiyemo. Birangira mama Clovis kuko yakwiraga Clovis kuko hari iyindi myinshi bisa. Mama Clovis yarayiguze nayo dukomeza ku yindi. Mama Clovis agenda ampitiramo imyenda ubona ko ari myiza, ndetse ampitiramo n'inkweto z'ubwoko bwose adasize na Clovis kuko nawe yaramuguriye. Twarangije gutaha tunyura aho bishyurira. Mama Clovis arishyura, ubundi dusunika urukapu runini rwari rurimo ibyo tuvuye guhaha turushyira muri butu, ubundi twinjira imodoka turataha. Ubwo iminsi yakomeje kwicuma ngenda menyeraho gahoro gahoro. Umunsi umwe njyewe Clovis ndetse na papa we twicaye ku kabaraza ari muri weekend. Papa Clovis ahita ambwira, Papa Clovis niko sha Peter we uribuka ko ejo ari bwo uzajya ku ishuri? Njyewe ndabyibuka rwose papa, ndetse ndimo no kubyitegura kuko numva mfite amatsiko yo gusubira mu ishuri. Clovis oya papa ntago nabyemera rwose. Ubwo se Peter nagenda ninde tuzajya dukina umupira? Papa Clovis uyu mwana none se sha urashaka ko mukuru wawe atajya kwiga kandi ubona yarakerewe? Clovis none se papa ubu koko nangiye gusigara njyenyine by'abana nyine? Papa Clovis oya mwana wanjye, na mama wawe turahari nta rungu uzagira kandi uzajya ukina n'abandi bana mwigana. Ubwo se urumva koko uzagira irungu? Clovis oya papa Peter nari maze kumwikundira none aragiye. Ubwo mama Clovis nawe yumvise Clovis asigana kuko uwo munsi niwe wari mu gikoni. Barashaka kunsezera antekera nk'impamba y'umubyeyi kuko umunsi ukurikiyeho yari ukujya ku ishuri. Ubwo yahise aza avuga, Mama Clovis ariko numva wowe n'umuhungu wawe musigana cyane. Papa Clovis wahora n'iki wa muntu we ko umuhungu uraha yakomeje ngo naho Peter ajya? Mama Clovis atangaye, umusheri wanjye kubera iki?
uri kwanga kundi mwana ajya kwiga nk'umuntu nk'ukuntu ari byiza n'ukuntu ari byiza. Clovis: oya mama, ahubwo se ninde tuzajya dukina? Mama Clovis: oya sheri wanjye, humura tuzajya tujyana kumusura kenshi maze mukine. Si by'umusheri, buriya ababyeyi baba mama bafite ukuntu baganiriza abana bakabagusha neza ku buryo nta kintu bakanga. Ariko abagabo tugira ngo uzemeza umwana, ariko abagabo kugira ngo uzemeze umwana ni hatari. Nimba mbeshye mu nteribuye kakomeje. Ubwo Clovis yahise azunguza umutwe yerekana ko yemeye. Twese turamwenyuwe tukiri aho. Mama Clovis yahise yikanga agenda yiruka avuga cyane. Mama Clovis: ayiwe mutabare, ndashirije. Ubwo twese twasigaye duseka. Byagera kuri Clovis yari yageze hasi. Ubwo umunsi warangiye ubundi ujyaho, ariko iryo joro sinasinziriye, narotaga ndi mu ishuri. Mbese byari byiza. Nongera kwibuka inzira zose nanyuzemo nshimira Imana. Sinjye wabonye bucya, ndabyuka nditegura nk'uko bisanzwe. Mama Clovis amfasha gupakira ibintu nari kujyana ku ishuri. Ndangije dufata breakfast, bampa n'impanuro z'ababyeyi, ubundi dufata urugendo. Mama Clovis, Papa Clovis ndetse na Clovis bose bararamperekeje. Ubwo nyuma y'igihe kitari gito twageze ku ishuri. Ntuzacikwe n'igice cya 8. Mbega byiza, Peter arashize ageze ku ishuri. Ese bizamuhira? Ntuzacikwe n'igice gikurikira. Nimba wakunze iyi nkuru, tukwibutsa kuba wakanda like, share, subscribe kugira ngo ubashe kubona amavideo n'inkuru tubashyiriraho kuri channel yacu CYA7 TV. Ntiwibuke kugenda udakanze subscribe, like na share na comment. Murakoze cyane. Ciao. Ni Alex Kwizera, umuhungu wanyu. Don't care what you say.